ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro nibane namwe kandi mbaturiyeho umugisha w'Uwiteka. Mugire ibihe byiza kuko mujya mukurikirana channel yanjye. Ku batazi channel yanjye yitwa Nsengigena TV. Ndashimira abantu mwese mujya muyikurikira, mugatanga comment, mugakora subscribe, mugakora na share, mugamije kugira ngo nkomeze njye mbere mu kuririmba. Ndacyabafitiye rero uruhisho rw'ibintu byinshi ngomba kuzabagezaho igihe ngiri muri ubu buzima, kandi namwe mujye munsengera kugira ngo Imana impe kurama. Dore ko mu minsi ishize nari mbacitse rwose, nari nciyeho, ariko Imana yabonye ko mu gihe ngiki hari nzaba umumaro muri mwe, inyongera igihe cyo kubaho nihabwe icyubahiro, cyane ku banzi muzi ibibazo byinshi bitandukanye nagiye ncamo by'ubuzima, ariko Imana yaritamuruye, yakoze ibikomeye. Umunsi ndi muzima, ndashima Imana kandi ndacyashobora gukiranura imirya y'inanga ndetse no kuririmba. Hari indirimbo nyinshi maze kwandika, abantu benshi buriya mufite amatsiko y'indirimbo ngiye kuririmba. Ni byiza kandi koko birakwiriye kuko njya ngira indirimbo nyinshi. Hari n'indirimbo ngira zituma indirimbo mbasha kuririmba umuntu akagira emotion akaba yarira, ariko uyu munsi sinshaka kubariza, ahubwo ndashaka kugira ngo mbabwire ngo abisi baragwiriye. Iyo niyo ndirimbo ngiye kuririmba, yitwa abisi baragwiriye. Mpamvu mvuge ngo abisi baragwiriye ni ukugira ngo witonde uko ugenda, witonde uko uvuga, witonde uko ukora. Buriya hari umuntu umwe wavuze ngo umwanzi wanjye ni Satani, ariko naje gucukumbura ndashishoza neza nsanga Satani atazaza umureba, ahubwo Satani azakorera muri mugenzi wawe, azakorera mu bantu, azakorera mu bo mukorana, azakorera mu bo muvukana, azakorera mu nshuti zawe za bugufi. Rero nshatse kukubwira ngo ujye ugenda wigengesereye, kuko iyi si turimo ntabwo isakaye, ahubwo ni isi yuzuye ubugome, ni isi irimo ibibi byinshi biyikorerwaho, ariko Kristo wacu arahari. Imana y'amahoro ibane natwe kandi iduhaze ibyiza. Iyo ndirimbo rero ndagira ngo nibaririmbire nkoresheje iyi gitari mubona. Iyi gitari buriya ndayikunda, ni gitari igira muzika iryoshye cyane, yitwa Seshe Acoustic. Na nshishikariza abantu kujya muhereza abana banyu bafite impano cyangwa se bafite ubwuzu bwo kuba bacuranga gitari cyangwa se ibindi byuma, kujya mubashyigikira kugira ngo bige muzika, kuko muzika ifasha sosiyete, haba abanyarwanda haba abanyamahanga. Umuntu wese iyo yumvise muzika hari icyo bibasha guhindura ku mitekerereze ye cyangwa se ku buzima bwe. Hari abandi bambwiye ngo abana babo ngo bariga, ntabwo ngo bakwemera ko bajya kwiga muzika bari mu ishuri bari kwiga, ariko hari abantu benshi bajya biga muzika ikababyarira amafaranga cyangwa se ikababyarira irindi terambere. Muzika ushobora kuyiga uri ku ishuri, ushobora kuyiga utari ku ishuri, byose birakunda. Icyo nakubwira ni uko muzika ifata umwana kubwo kunezerwa acuranga, ikamuhugura mu mutwe, igatuma abasha kwaguka mu bitekerezo. Buriya nakubwira ngo umuntu uzi gucuranga gitari aba ari umuntu ufite ubuvumbuzi bwinshi utabasha gupfa gushyikira butandukanye. Ibasha gutuma uri mu bandi abantu bakanezerwa uyicuranze, ariko cyane cyane ukayicuranga unavuga, ucuranga ariko ubumbura n'akanwa unavuga. Mujye mushishikariza abana banyu kwiga muzika, cyane cyane gitari, ariko mubatoze no kuririmba, kuko kuririmba bituma umuntu igihe cye cyo kubaho cyiyongera, ndetse n'ibyishimo bikaza mu muryango. Buriya umugore n'umugabo baririmba banacuranga, usanga rwose uwo muryango wizihiwe, ususurutse, uwo muryango uzira amakimbirane, uwo muryango w'ibyishimo.
akaba ariyo mpamvu ngiye kubaririmbira nkoresheje iyi gitari kugira ngo nanjye mbasangize impano yanjye. Erega mujye mushima Imana kuko yanyongereye igihe cyo kubaho, kuba mukimfite ni ibyo gushimira Imana. Imana nishyirwe hejuru. Reka noneho nshyire mu bikorwa mbaririmbire. Abisi baragwiriye, abisi baragwiriye, ubwo bagwiriye ntugire ubwoba, ntibazabuza Imana kuguha ibyo yaguteguriye. Nubwo bagwiriye ntugire ubwoba, ntibazabuza Imana kuguha ibyo yaguteguriye. Sinzacogozwa n'incamugongo, abazimbira nibo bazagwa bose. Sinzacogozwa n'incamugongo, abazimbira nibo bazagwa bose. Habe wa mwanzi we w'igishima hejuru, ningwa nzabyutswa n'Uwiteka Imana. Habe wa mwanzi we w'igishima hejuru, ningwa nzabyutswa n'Uwiteka wandemye. Ntabwo nzarambarara ungendere hejuru, oya. Ntabwo nzarambarara ungendere hejuru, oya. Kuko Uwiteka ari umutabazi wanjye. Dawidi yari umushumba wiberaga mu ishyamba aragiye. Igihe kigeze Sawuli amutumaho ngo ajya amucurangira, ndetse akajya anamugenza amwice, kuko Imana yari yaramutoranije akiri muto. Ntibyatumye ataba umwami wa Isiraheli, ntibyatumye ataba umwami wa Isiraheli. Habe wa mwanzi we w'igishima hejuru, habe wa mwanzi we w'igishima hejuru, nibwo nzabyutswa n'Uwiteka Imana. Ntabwo nzarambarara ungendere hejuru, oya. Ntabwo nzarambarara ungendere hejuru, oya. Kuko Uwiteka ari umutabazi wanjye. Ntabwo nzarambarara ungendere hejuru, oya. Ntabwo nzarambarara ungendere hejuru, oya. Kuko Uwiteka ari umutabazi wanjye. Kuko Uwiteka ari umutabazi wanjye. Kuko Uwiteka ari umutabazi